Turabasuje mwese aho muherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese turabasuje. Yumva kuri micro Arsene Foxmaker, uyu ni umwanya w'icyegeranyo mwese muracyisangamo. Ngiye wumva n'ubundi ndi Arsene Foxmaker. Hari abantu basiga amateka adasibangana ku isi. Umwe muri bo ni Stanley Martin Lieber, uzwi ku izina rya Spider-Man cyangwa se Stan Lee, umugabo wahinduye isi ya filime n'ibitabo bya comics. Niwe waremye intwari izwi cyane ku isi yose, Spider-Man, intwari yashigishije igashigisha abantu bose, abantu ubutwari n'inshingano bakabibona muri iyo filime. Muri iyi documentaire turareba ubuzima bwe, aho yakuriye, amashuri yize, ababyeyi be, uko byatangiye, akazi ke ndetse n'uko byaje kurangira, n'uko yitabye Imana birumvikana. Ngiye wumva kuri mikoro n'ubundi ndi Arsene Foxmaker. Amazina ye, igihe yavukiye, amazina ye nguyu yitwa Stan Lee, amazina ye yose ariko ya nyakuri yitwa Stanley Martin Lieber. Yavutse ku itariki ya 28 Ukuboza w'igihumbi 1922 mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavukiye mu muryango ukennye ariko wubaha cyane kandi ukunda umurimo. Ababyeyi be ni Jack Lieber na Celia Lieber ari wenyine. Ise yakoraga akazi ko kudoda imyenda, naho nyina akita ku rugo. Stan Lee yakuze afite umuvandimwe umwe witwaga Larry Lieber. Ubuto n'amashuri bya Stan Lieber cyangwa se Stan Lee, uyu yakuriye mu buzima bugoye kandi bworoheje cyane. Yize amashuri ye yisumbuye muri DeWitt Clinton High School, aho ngaho ni muri New York. Mu mashuri yakundaga cyane kwandika inkuru, gusoma ibitabo, guhimba inkuru z'ibitekerezo. Yifuzaga kandi kuzaba umwanditsi ukomeye. Yarangije amashuri yisumbuye afite imyaka 16 y'amavuko gusa. Stan Lee yatangiye akazi akiri muto cyane. Mu 1939 yatangiye gukora muri sosiyete yitwaga Timely Comics, ariyo yahindutse Marvel Comics. Nyuma mu ntangiriro yakoraga imirimo mito nko gutegura amakuru, kuzana ikawa, gutunganya impapuro, ariko nyuma yatangiye kwandika inkuru za comics. Nibwo yatangiye gukoresha izina rya Stan Lee, aho gukoresha Stanley Lieber. Mu mwaka w'1962 Stan Lee hamwe na Jack Kirby na Steve Ditko baremye Spider-Man. Spider-Man yari umwana usanzwe wiga witwaga Peter Parker. Iyi ntwari yigaga mu mashuri mato, imbaraga nyinshi zigendana n'inshingano nyinshi. Spider-Man yabaye intwari ikunzwe cyane ku isi. Stan Lee yanaremye izindi ntwari nka Iron Man, Hulk, X-Men ndetse na Fantastic Four, ariko Spider-Man niyo yamamaye cyane kurusha izindi. Joanna Book Lee bashakanye mu 1947. Babyaranye abana babiri, John Celia Lee ndetse n'uwo bita Jean Lee witabye Imana akiri uruhinja. Stan Lee yakundaga cyane umuryango we, akunda kuwitaho cyane. Stan Lee kandi yabaye icyamamare ku isi yose ku ruhando mpuzamahanga. Yagaragaraga muri filime za Marvel nk'umushakashatsi cyangwa se nk'umushyitsi cameo. Abantu benshi bamwitaga se wa Spider-Man. Yubahwaga cyane kubera ubuhanga bwe. Stan Lee yitabye Imana ku itariki ya 12 Ugushyingo mu 2018. Yitabiye Imana i Los Angeles mu gihugu cya Amerika afite imyaka 95 y'amavuko. Yarazize indwara y'ubusaza, umubiri wari waracitse intege. Urupfu rwe rwababaje isi yose cyane muri rusange. Stan Lee ntiyari umwanditsi gusa, yari umuntu wahaye isi intwari zifasha abantu kwizera inzozi zabo.
Spider-Man izahora yibukwa ku isi hose. Stan Lee yasize umurage utazibagirana ku isi. Yapfuye ariko ibikorwa bye bizahoraho iteka. Niba ushaka nagukorera ikindi gice cya kabiri kuri iyi documentaire. Ngiye umva kuri mikoro ndi Arsene Foxmaker, mwibutsa niba utarakanda subscribe kubikora. Naho ubutaha amakuru yo ni ibiganiro birakomeje. Turabakunda cyane. Ciao ciao.